yasinkwaye ikaze kandi nkwifurije ibihe byiza udahwema kudukurikira buri munsi by'umwihariko wowe wakoze subscribe ndabigushimiye cyane. Ni nyuma y'umunsi wa 8 wa shampiyona aho Rayon Sport yitwaye neza igasiga iri ku mwanya wa gatatu n'amanota 18 ariko ikaba ifite ibirarane by'imikino ibiri ikaba imaze gukina imikino 6. Amakipe ari imbere yayo ni Polisi ndetse na Gorilla, aho Gorilla ifite amanota 15 ndetse na Polisi ikaba ifite amanota 15 ariko Polisi yakinnye imikino 7 gusa Gorilla yose yarayikinnye. Rayon Sport rero ikaba yaragarutse muri mood aho abayobozi bayo ba kera bongeye kugaruka akaba aribo bayiri hafi barimo bayisupportinga. Ku munsi wa 9 rero yagiganye Musanze aho yitegura gukina n'ikipe ya Musanze FC ku munsi w'ejo. Bakaba bamaze kugerayo rero bakaba batangiye imyiteguro, ariko ikintu gitangaje nuko bari muri hoteli ihenze cyane mu Kinigi. Nyirayo ni Muvunyi, akaba ari umwe mu bayobozi bayoboye mu bihe byashize, akaba yabofarinze rero kuba bajya gukorera camp cyangwa se gukorera umwiherero muri hoteli nziza cyane mu Birunga, aho iyo hoteli ushobora kuba kwiraramo amakeya ahagaze $1,000. Urumva ko yayisupportinze cyane, aho bagiye gukora refreshment kugira ngo bazakine match bameze neza, ariko bemerewe na prime iremereye cyane, aho win yonyine ari $100,000. Hanyuma ibitego bagiye batsinda buri gitego bakakibarira $20,000. No kuvuga ngo niba batsinda ibitego 2 prime izaba ari $100,000 kongeraho $40,000 by'ibyo bitego 2 batsinze. No kuvuga ngo ikipe iri motive mu buryo bwose bushoboka, aho bifuza kuzatsinda Musanze bakazana indi ntsinzi, aho ku rundi ruhande muke wabo APR FC akomeje gutegereza ese bazaterwa mpaga cyangwa se umwanzuro uzaba ubuhe ku mukino bakinishije abanyamahanga barenze. Bareyo muri kano kanya bari muri condition nziza cyane, aho bakubwira ko baniteguye no gutwara igikombe. Kora subscribe kugira ngo ujye ukomeza ubane nanjye kuri updates zitandukanye, yaba mu mikino, mu myidagaduro ndetse n'amakuru agezweho muri rusange.